hari akandi kayoga keza njya numva bavuga nshaka kuzakagura nye ngo tunywe resi. Iyo resi rero umva umunsi nagiye i Kigali cyangwa nagiye no mu mujyi ahandi hantu ndajya nyura kuri botike yose mbaza aha mucuruza resi. Ariko si papa kuva na kera wakundaye agatama cyane gutya? Umva agatama niko kanjye pe nari ngakunda byahatari sana. Nanjye warakankundishije uzi ko nsigaye nkunda agatama kurenza n'amata. Ariko nari ngiye kuvuga ngo banza na sogokuru yarakundaga cyane kuko nabonye muri famiye yacu agatama niko kanjye. Ariko umuntu arakanywa akagubwa neza. Sogokuru wawe we yararenze ku gatama tu ntiyakavirira. Niyo mpamvu iyo nagiye ku ishuri mba ndi gutekereza agatama, mba ndi kwibaza kasigaye mu gacuma ndetse no mu karito. Oya njye nzakanywa pe. Buriya niyo mpamvu nyine kenshi na kenshi uzanarebe umuntu akora ibyo ari gutekereza. Niyo mpamvu no ku ishuri uzamenye byinshi usanga ibibazo by'agatama kantera kubona zeru, cyane ko wambwiye ko na sogokuru wanjye yajyaga abona zeru yiga kubera agatama. Umva ni ibyo muri famiye pe. Gusa mu moko y'inzoga yose abaho njye nikundira agatama. Urwa bitoki rwose rwenze neza ariko umva urarunywa ukagubwa neza. Gatama kanjye ntamira ngatamurwa ntabwo nzagutenguha na rimwe pe. Nzakunywa munywe nongere munywe. None se shaho agatama wazakaretse ukabaza ugakunda amasomo Erega n'ubu igihe cyamaze kunjyana none se ko namaze gukunda agatama urakankura ngo ngende gute? Ntago amasomo ntabwo nzayiga neza kubera ko nta muyaga agatama. Reka ngasome n'ubundi wasanga bizamfasha kuyasoma neza mu gihe kiri imbere. Ariko zibikine papa hari akandi kayoga keza njya numva bavuga nshaka kuzakagura nye ariko banza kakiri i Kigali. Wese ntabwo ugomba kuri radiyo ukunda kumva amakuru. Ako kayoga ubanza karyoha cyane bitewe n'ukuntu bakavuga, kuko bavuga ngo munywe inzoga nyinshi cyane ariko mukongere. Ako kayoga nagakeneye ukabona nkakanywa neza nkakagutumira, ariko umunsi nakabonye nkakagutumira nzagubwa neza nzishima. Ubanza n'agatama nzahita nkajya kuri icyo kiyoga. Ngaho ndaburaga tujye tugasoma wa mwana we. Ako sinaho kazi yewe bakita ngo resi. Ntujya wumva se bavuga ngo tunywe resi. Iyo resi rero umva umunsi nagiye i Kigali cyangwa nagiye no mu mujyi ahandi hantu ndajya nyura kuri botike yose mbaza aha mucuruza resi, niba ari wapi nikomereza. Aha mucuruza resi, niba ari wapi nikomereza. Umva resi tugomba kuyinywa pe kuko ni inzoga nziza cyane imaze kugerwaho muri kino gihe, niyo igezweho kandi ni nayo ivugwa cyane. Agatama ndakajya kubera resi da.